Murakaza neza kuri chaîne yacu ya YouTube, twongeye kubaha ikaze kuri chaîne yacu ndetse yanyu tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri mutuelle de santé cyangwa ubwisungane mu kwivuza. Hari n'abayita CBHI cyangwa Community Based Health Insurance. Ubu ni uburyo buhuriweho aho abantu cyangwa imiryango yihuriza hamwe bakishyura imisanzu bagamije kwishingirwa mu kwivuza. Iyi mutuelle de santé rero yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo abaturarwanda binjiza bikeya cyangwa badafite ubushobozi budahagije babashe kwivuza nta kibazo na kimwe bahuye nacyo. Guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2015, mutuelle de santé yavuye mu gucungwa na Minisiteri y'Ubuzima itangira gucungwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi RSSB. Uko kwimurwa rero kwari ukugira ngo habeho ivugururwa ry'uko imisanzu itangwa ndetse n'uko ikoreshwa ndetse n'inozwa rya serivisi zitangwa kwa muganga hashingiwe ku bwishingizi bwa mutuelle de santé. Mu minsi yashize rero Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutangaza ko hari serivisi ziyongereye kuri serivisi zatangwaga ku bwishingizi bwa mituweli, avuga ko ari bikubiye mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri, aho bavuze ko hari serivisi zigera kuri 14 zigiye kwiyongera kuri serivisi zari zisanzwe zitangwa kuri mituweli, zirimo gusuzuma no kuvura indwara ya kanseri, harimo serivisi z'insimburangingo n'inyunganirangingo, harimo serivisi zo kuyungurura amaraso ari byo dialyse ndetse no gusimbuza impyiko. Harimo na serivisi zijyanye no kubaga bitewe n'ukuntu zari zihenze zitishingirwaga na mituweli, harimo nko kubaga mu mavi ndetse no kubaga igufa, umutwe w'igufa ry'ikibero. Ibi rero biri muri izo serivisi zigiye kongerwa mu zatangirwaga kuri mituweli. Harimo na serivisi zo kubaga umutima. Ikindi ni uko urutonde rw'imiti umuntu yafataga ku bwishingizi bwa mituweli rugiye kuvugururwa, hakaba hari imiti igiye kwiyongeraho. Ikindi naho ni uko inama y'abaminisitiri ngo yari yatangaje imyanzuro y'uko hagiye kubaho ivugururwa ku buryo izi serivisi ziyongeraho, ariko hanashakwa aho amikoro yafashaga mu kuvura, donc amikoro azafasha mu kuvura ibyo bintu byishingirwaga na mituweli azaturuka. Ngira ngo Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutangaza ko amafaranga yunganira mituweli hari henshi leta iteganya azagenda aturuka, harimo nko mu makosa akorwa n'ibinyabiziga hamwe bandikira amakonterevasiyo, ko hariho amafaranga make azajya avaho akajya mu kigega cya mituweli kugira ngo ayunganire ibashe gutanga serivisi, ibashe kwishingira abanyamuryango neza. Ikindi gisanzwe kinariho ni uko abakozi ba leta bose, donc abakorera umushahara w'abakozi ba leta bose, hari udufaranga duke turi hagati ya 0.1 na 0.5
by'umushahara batanga mu kigega cya mituweli kugira ngo babashe kucyunganira. Aho ni ahenshi hatandukanye. Muri ino minsi rero abaturage abanyamuryango ba mituweli bari kwibaza batese izi serivisi ziyongereyeho ntizizatuma umusanzu umunyamuryango yatangaga uzamuka. Kurikira rero iki kiganiro kugera ku mpera urabaza kubona igisubizo kuri icyo kibazo. Ikindi, nimba utarakoze subscribe gerageza ukandeho kugira ngo ibiganiro nk'ibi bivuga ku buzima muri rusange bijye bikugereraho igihe, ndetse n'ibindi tunyuza kuri ino chaîne ya YouTube. Tugarutse rero ku cyo twaganiragaho cya mutuelle de santé, nubwo twibaza tuti se ntabwo umusanzu uziyongera, ntitwirengagize ko hari ibyiza bya mituweli, harimo ko umunyamuryango yivuza bimuhendukiye ku mavuriro amwegereye, harimo ibigo nderabuzima ndetse n'amaposite de sante atanze amafaranga 200 gusa, cyangwa akishyura 10% bya serivisi igihe yivurije ku bitaro by'akarere, ku bitaro by'intara ndetse n'ibitaro bikuru bya leta, Muri rusange rero ntitwirengagize kandi ko umuntu ufite ubwishingizi atarembera mu rugo. Niyo mpamvu rero niyo habaho ko umusanzu wazagira igihe ukiyongera, itakabaye imbogamizi, kubera ko usanga nk'abantu bafite mutuelle de santé bafashwa mu mavuriro mu buryo butagoranye, ibyo bikabaviramo kugira ubuzima buzira umuze, bikihutisha iterambere ryabo ndetse bikihutisha n'iterambere ry'igihugu, kuko umuturage cyangwa umunyagihugu ufite ubuzima buzira umuze agira n'uruhare mu guteza imbere igihugu. Ikindi kitazavaho, nkeka ko kitazavaho, ni uko ubusanzwe umwana uri munsi y'amezi 3 avurirwa ku babyeyi be nta musanzu atanze, yayarenza bikaba ngombwa ko atangirwa umusanzu. Ibyo ntibikuyeho ko nanone umwaka w'ubwishingizi utangira uhereye ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi ukarangira kuri 30 z'ukwa gatandatu. Ubwo rero ni byo Minisitiri w'Ubuzima arimo atangaza, avuga ko ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi barimo bakora ku buryo izi serivisi 14 zitari ziri mu byishingirwa na mituweli zizaba ziyongereyeho. Twibaza rero cyangwa dushaka igisubizo kuri icyo kibazo twibajije, se izi serivisi ziyongereyeho ntago zizongera umusanzu? Kugeza ubu iyo ugiye ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB usangaho ko umuturage uri mu cyiciro cya mbere yishyura 3,000, udakuyeho ko hari abafite ubushobozi bukeya bishyurirwa na leta cyangwa abandi bafatanyabikorwa. Umuturage uri mu cyiciro cya mbere n'icya gatatu cy'ubudehe, nubwo bavuze ko bitagishingirwa, ariko umuturage mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu cy'ubudehe ubundi yishyuraga 3,000, hanyuma uri mu cyiciro cya kane kuzamura akishyura 7,000. Kugeza rero kuri iyi saha ntaho haratangazwa ko uyu musanzu wiyongereye. Ubwo rero muri rusange tukaba dukangurira abaturage ahubwo gutangira kwishyura umusanzu wa mituweli w'ubwishingizi
wo muri uyu mwaka wa 2026-2027, dore ko urabura igihe gitoya ugatangira. Unyuze kuri serivisi zitandukanye, hirya ahantu henshi hatandukanye umuntu ashobora kujya akishyura, harimo ku Mirenge Sacco, ku Irembo, ku bajenti b'Irembo, ndetse n'ubundi buryo musanzwe mwifashisha mu kwishyura mituweli de sante. Harimo gukanda akanyenyeri 876 akanyenyeri 4044 urwego. Ndumva ari ibyo ngibyo twababwira ku kijyanye n'ubwishingizi bwa mituweli, tubibutsa ko umuntu ufite mituweli atarembera mu rugo, yegera ikigo nderabuzima kimwegereye cyangwa ivuriro ry'ibanze cyangwa poste de sante imwegereye. Ikindi ni uko uwo muntu agomba kumenya ni uko igihe habayeho ko umuntu agira impanuka ikomeye cyane ku buryo yatuma atakariza ubuzima, yegereye ibitaro ajyayo bakamufasha, kuko mituweli irabyemera. Iyo umuntu afite ikibazo kiri urgence cyangwa kiri emergency cyane, arafashwa. Ruva muri rusange ari aya makuru twabaha kuri serivisi ziyongereyeho ku byazatangwaga kuri mituweli de sante. Imana ibahe umugisha, mwakoze kudukurikira. Niba utarakora subscribe kandeho, dukomeze twubake umuryango w'iyi shene yanyu. Imana ibahe umugisha. God bless you.